uko inama y'Inasiya yahinduye ubukristo burundu. Ese Imana yahinduye ijambo ryayo cyangwa se n'umuntu wahinduye ijambo ry'Uwiteka kugira ngo yihe imbaraga? Aho rero hari mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo ubuyobozi bwahinduye ukwemera no kwizera Uwiteka no guca bugufi, nuko idini riba rifashe umujyo gutyo, ubukristo ntibwaba bucyongeye kuba bumwe nk'uko byamye bimeze. Ukuri rero ubundi kugaragaza umwidegembyo atari imigenzo. Iyo ukuri rero kwibasiwe cyangwa ukuri kugahindurwa, kwa kwizera no kubaha Imana bihinduka gupfukamira muntu. Ukuri ukwizera kugahinduka imigenzo, noneho ijambo ry'Uwiteka rigahinduka iry'abantu bavugisha cyangwa bakoresha uko bashatse. Kandi Imana n'ijwi ryayo rihindurwa n'inzego zihaye ububasha ku bantu kugira ngo zibakontorore. Nuko rero ingufu za muntu zinjiriye urusengero hakoreshwa ibyo bise politike. Ibyatangiye ari nk'akarengane biba bihindutse kwirengera kw'izo nzego zibubasha, noneho kwa kurengera muntu guhinduka kumukontorora, gukontorora kuvamo inyigisho. Izo nyigisho nazo zivamo amategeko, bayemeza gutyo ko bagomba gukontorora umuntu ufite ububasha bw'indengera. Iyo rero ijambo ry'Imana rihinduwe, ni ukuvuga ngo umutimanama n'imyumvire byose nabyo biba bihinduwe, biba byinjiriwe. Abantu rero barekera gushakisha Uwiteka, ahubwo noneho bagatangira guhora basubira mu bintu nk'uko tubizi insengero zimwe n'amadini babikora icyumweru ku cyumweru, ukwezi kugataha, umwaka ugataha, ibihe n'ibihe basubira mu bintu bimwe. Ibyo rero babikoze kugira ngo barengere ibyo batigeze basuzuma, yaba ari icyo gihe cya kera yaba n'ubu, n'imigenzo babisubiramo, nk'uko Imana itubwira ngo idini n'imigenzo n'amategeko byafashwe mu mutwe n'abantu bagenda basubiramo kuva ku bisekuru n'ibisekuruza kugeza ku n'ubuvivure. Akaba ari byo rero bise imyemerere, ariko ari ibintu bihimbiye. Ariko nanone Imana yari yaraburiye muntu, yaba abamarayika, yaba izo nama, yaba abayobozi b'ibirenga, nta n'umwe wari ufite ububasha bwo guhindura ijambo ry'Uwiteka. Byagenze gute rero? Wibuke ikinyoma kirokoka iyo kiri mu mwijima. Iyo ukuri kuje rero byanze bikunze kwa kuri kwerekana ikinyoma. Tuzi neza ko ukuri ntigutinya amateka, ukuri ntigutinya inyandiko, kandi ukuri ntabwo gutinya ibibazo, kuko ukuri byanze bikunze niyo waguhamba, niyo wagushyingura gute, kuragaruka igihe cyagenwe. Iyo rero ukuri guhishwe, kugakomeza guhishwe, kugatsigamirwa, ni ukuvuga ngo amadini agira ingufu agatsinda, abantu bagatsindwa, kubera ko amadini buriya ni ubuyobe abantu bajyamo batabizi. Niko inzego ziha ububasha, noneho abizera n'intama z'Uwiteka bose bakaguma mu icuraburindi, bakabirwa ubuhumyi. Icyo gihe umuntu yubasha akavugira Imana, akigira uwo Imana yatumye, bamwe bita ngo abantu Imana yatumye hano kuri nosi. Noneho kwa kwizera no kwicisha bugufi k'umuntu bigahinduka aho guha icyubahiro Imana, bagatangira guha icyubahiro amasisiteme. Mbere ya 325 rero, nyuma y'ivuka rya Kristo, ubukristo ntabwo ariko bwari buteye, ntabwo bwari buhuriye mu kintu kimwe nk'uko ubu ngubu bimeze. Abizera bahuriraga mu mazu yabo, noneho inyigisho n'ijambo ry'Imana, ibyigwa byose bikazenguruka hose mu mudendezo nta gahato. Amavanjiri menshi n'amahoro menshi yarahishwe, ayo yose yarasomwaga, ariko nyuma baza kuyahisha bayavanamo nk'uko tuzabireba ibitabo bavanyemo. Noneho imyigishirize nayo yagirwagaho impaka, atari uguhatira umuntu ku gahato ngo umva ibi cyangwa igibi. Ntabwo ariko byari bimeze. Umuntu yari afite umudendezo, ariko nyuma nibwo haje icyaduka uwo bise Constantine, umupagani
umuyobozi w'ikirenga yashakaga kunga abantu ngo bashyire hamwe kugira ngo abashe uko abakontorora, atari ukuvuga ngo yashakaga ko bihana ngo bakizwe. Yaraje rero abona ukuntu ayo madini ameze, aravuga ati ibi bintu nibyo ngomba gukoresha kugira ngo nyobore abo bantu, noneho mbashyire hamwe mbayoboze ibyabo bise amadini, ariko noneho mbaza n'ibindi bishya nk'uko tuzabibona nitwinjira mu bitabo bavanyemo n'uko yabigenje. Yabigenje ate rero? Yahise afata ibyo yise ubukristo, noneho abiha agaciro, arabyemeza, ariko byose arabyikubira aba ari ubiyobora. Ashyiraho ba bishopu, noneho abatumiza muri iyo nama y'Inasiya muri 1925, atari ukugira ngo bashakishe ukuri, ahubwo ari ukugira ngo bakomeze mu mategeko ye n'ubwami bwe, ntihazagire n'umwe w'inyagambura badanangire n'ibyo bakoreye ibyo y'Inasiya. Iyo nama y'Inasiya rero yavuyemo ibiki? Iyo nama y'Inasiya yavuze ko hemejwe ko idini rishyizwe mu maboko ya Constantine, bakoresha ibintu bise amatora, noneho bavuga ko ibitabo bimwe na bimwe bidakwiriye gukomeza gusomwa nk'uko byamye bimeze kera na kare. Niko rero batangiye kwica abantu benshi, barabatwika, abandi babahamba babona. Noneho ingufu n'ubuyobozi biva mu ijambo ry'Uwiteka bihabwa inama nk'izo. Kwizera no kwemera biba guca bugufi, ndiyo bwana, ukavuga uti byanze bikunze bibaye agahato, mugomba kubyemera, niko byahise bigenda. Ariko rero ijambo ry'Uwiteka ryari ryaraburiye abantu, Gutegeka kwa 2:4, ntuzigere na rimwe ugira icyo wongera ku ijambo ry'Uwiteka. Imigani 36 nayo bisubiramo, ntuzagira icyo wongera kuri aya magambo y'Uwiteka. Ibyahishuwe 22:18 kugera kuri 19 nabyo, hago umuntu uzafata ijambo ry'Uwiteka akarikuramo cyangwa kongeramo ikindi kintu, ariko babirenzeho barabikora. Kubera iki? Kuki abantu babikoze? Ni ukugira ngo bafate abantu babigarurire, noneho banabayobye bakurikije ibyo banditse bavuze. Reka turebe rero ibintu bitavugwaho rumwe abantu batajya baganira. Ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko Mwuka Wera ari uyobora abantu mu kuri, nk'uko tubisanga muri Yohana 16:13. Ariko inama y'Inasiya yaravuze iti Mwuka Wera tumuvanyeho, ahubwo twebwe turakoresha amatora. Ukuri icyo gihe ntikwari kukigaragara, kuko ukuri kwarahinduwe, kwa kwizera no kwemera Uwiteka birahinduka, biva ku Mana bijya mu nzego, noneho bwa bubasha bw'Uwiteka bw'ijuru nabwo barabwiha, baravuga ngo nibo bayoboye. Iyo rero kwemera no kwizera Imana no guca bugufi, iyo bivuye ku Mana, bwa bubasha bugahabwa inzego, no kuvuga ngo byanze bikunze umuntu aba yigize Imana ku isi, kandi ubundi Imana itaramuhaye izo nshingano, ari we wazihaye. Ukuri rero ntabwo kwaciwe burundu ngo guhambwe, ahubwo kwaraciwe guhambwa, bazi ko bakurangije. Ariko burya iyo ukuri uguhambye, uko wakora kose byanze bikunze kuragaruka, kurongera kugaruka, kuko ukuri kwishakira inzira byanze bikunze. Amateka rero aragenda agaragaza ibyo bakoze bashaka guhisha ijambo ry'Uwiteka ngo barihindure. Ijambo ry'Uwiteka naryo rikatubwira ngo muntu, ngwino ugaruke ku Mana, ntusubire ku idini, ahubwo ushakisha Imana, ushakisha amaso y'Imana ubwawe. Ikibazo rero wakwibaza uyu munsi, niba Imana yaratuburiye, Imana ikatubwira iti muramenye ntimuzahindura ijambo, kuki abantu bizera bakiringira umuntu warihinduye? Urabyumva aho ngaho? Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo muzizere ijambo gusa, ntimuzizere umuntu wahinduye ijambo ry'Uwiteka, kandi barenze bararihindura. Kumenya ibi rero bimaze iki? Reka nkwereke impamvu kumenya ibintu bifite akamaro gakomeye cyane, kuko ukuri niko
kubohora imbohe. Iyo rero ibinyoma ari byo bishyizwe imbere kugira ngo bihagararire ukwizera n'imyemerere, abantu batabizi cyangwa se babizi ahubwo baba bambaza ayo masisiteme aho kwambaza Imana Uwiteka. Kumva kugira imyumvire y'amateka yawe bituma bwa buhumyi nabwo buvaho, kuko mudasenga inzego ahubwo mugomba gusenga Uwiteka Imana yabahanze. Umuntu rero wumva ibi ngibi uyu munsi wakora iki? Ngwino mu ijambo, ngwino mu gakiza, ugire inyurabwenge, ugire amakenga, atari ukuvuga ngo urakurikira imihango gusa n'imigenzo uko abandi bose bakurikira ibintu buhumye. Ukuri kuratsinda kandi gutsinda ikinyoma iyo uwemera cyangwa uwizera ahisemo kwemera no kwiringira Uwiteka gusa, aho kwemera imigenzo yateye mu bantu binyuze mu madini. Ibi kandi bifite ukuri kubera ko iyo bifite ishingiro yo kubimenya, kubera ko iyo ijambo ry'Uwiteka rihinduwe, byanze bikunze ibisekuru n'ibisekuruza nabyo bijya mu buyobe. Niko bigenda kugeza amagingo aya, abantu bose bakaba bari mu buyobe, isi yose ikaba iri mu buyobe kubera ibyo bintu byabereye na Asiya muri 1925. Niyo akaba ari akantu gato bahinduye gahindura imyumvire n'inyigisho, guhimbaza Uwiteka kandi noneho n'ububasha ijambo ry'Uwiteka riha muntu. Abantu rero bose baragwa ibinyoma batabizi, kuko baba batabajije inkomoko y'ibyo bahawe iyo ariyo, byavuye he. Wakora iki rero? Ni ukuvuga ngo gerageza inyigisho zose ukoresheje ijambo ry'Uwiteka ubwaryo, kuko ukuri byanze bikunze kuratsinda iyo ibyo urazwe ubishunguye, atari ukubimira bunguri gusa. Hano rero none twongeye turebe impamvu ibi bintu bifite akamaro kandi noneho tugomba kubyitaho. Nuko gukontorora abantu, kubategesha igitugu burya kiganza iyo abantu biyize ba ntibindeba. Iyo abantu rero batazi amateka yabo, banarwanira ishyaka ahubwo bya bindi bibagira abacakara. Reka mbigusubiremo hano. Iyo abantu batazi amateka, batazi ukuri, bafata bya binyoma nibibagira abagaragu, akari byo barwanira ishyaka, bakavuga ngo niko kuri. Niko bimeze. Uzarebe umuntu umubwiye uti ibintu bimeze gutya gutya, babanye ibitabo muri Bibiliya, hano inyandiko za Paulo habanye n'ijambo ry'Uwiteka ko rivuga, bararwana bagaramye bakavuga bati no, urabeshya. Wabaha inyandiko, wabaha ibyizwe, wabaha imirongo, byose bagahakana, bakarwana kuri cya kinyoma bagaramye kugira ngo bakwereke ko bagutsinze, ariko ntibaba bumva ibyo barimo. Idini rero niyo ndangamuntu y'abantu, aho kugira ngo ubusabane n'Imana aribyo biranga umuntu. Wibuke ko ukuri n'urukundo nibyo bigomba kubiranga umuntu ya muntu, kuko aribyo bizamuhuza n'Uwiteka. Ariko hano uko bimeze kubera ibintu bahinduye, idini niryo ryahindutse irangamuntu ya muntu. Ariyo mpamvu mva zamvuga bavuga ngo idini ntabwo ariyo izakujyana mu ijuru, kuko abantu bose barabizi ko amadini y'inzaduka yateye na rya dini ry'ikizera ryari ryarahanuwe rya kera rizaza risenga ibishushanyo, naryo akaba ry'Imana yari yaraburiye abantu, niyo ndangamuntu ya benshi. Hano rero wakora iki? Shaka Imana ubwawe utanyuze muri izo nzego n'amadini, kuko ukuri byanze bikunze kuzatsinda ikinyoma, kandi gutsinda ikinyoma iyo weho ubwawe wemeye Uwiteka, ukaba ari wumvira, utagiye mu nyigisho wavanye hirya no hino, cyangwa se inyigisho zaguhawe kubera zahinduwe n'abo babisha bashaka kuyobya abantu ngo bajyane mu irimbukiro. Katurere none indi mpamvu rero ibintu bigomba kwitabwaho, nuko Imana nta na rimwe yegeze iha ubuyobozi n'ubutware bwayo ayo madini n'izo nama n'ayo madini y'inzaduka n'abantu bita abahanuzi, kandi wenda ari abahanuzi b'ibinyoma. Abantu nibo bihaye izo mbaraga, bazivana ku ijambo ry'Uwiteka, ku byanditswe byahumetswe, Imana itarigeze ibaha ububasha na gato. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo bagambaniye
ubusabane n'Uwiteka abantu bari bafite, noneho babavana ku ijuru, ahubwo noneho babajyana muri izo nzego. Wakora iki rero nkaho uri mu madini uyu munsi? Ongera ugarukire Uwiteka Imana, kwizera n'ukwemera, noneho ujye mu ijambo ry'Uwiteka urebe uryisomera ubwawe, atari kuvuga ngo abantu barakwemera cyangwa se barakwemeza ko uwabo cyangwa se baguha iyo mirimo ngo urayobora. Shaka mu maso h'Uwiteka weho, ube weho n'Uwiteka, atari kuvuga ngo uragendera ku bantu. Ukuri byanze bukunze kuratsinda. Ukuri kuratsinda iyo ijwi ry'Uwiteka ryongeye gusigasirwa hejuru y'ibyo byose, ukavuga uti ngenda shaka ubusabane bwanjye n'Uwiteka atari kunyura mu bantu. Ibi rero nanone bifite umumaro kumenya. Kubera iki? Kubera ko iyo ibinyoma byihiza imbere, byibagirwa ko bifite itariki bizarangiriraho. Ikinyoma kiratinda kikabaho, ariko byanze bikunze itariki yakiragera kikarangira. Umwijima nawe rero urokoka ute? Umwijima ubaho iyo ukuri guhishe. Iyo rero ukuri kuje kukerekana bya binyoma byanze bikunze birasandara, bikubita hasi, bigasandara kuba byubakiye nko ku musenyi. Wakora iki rero? Kunda ukuri, shaka ukuri, sangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana, kandi ibyo byose ubikore udafite ubwoba. Mu gusoza rero, ikinyoma byanze bikunze kizikubita hasi kuko ukuri ntabwo gukeneye ukurwanirira n'umwe, byanze bikunze, kuko ukuri kwishakira inzira kandi ukuri kukabohoza imbohe. Nakubwira rero, uwihaye ubasha bwo guhindura ijambo ry'Uwiteka muri Matayo 25 wamwumvise ni Constantine, nizo nama yashyizeho. Ubutaha tuzareba ibyo bavuze, ibitabo bavanyemo, ibitabo bashyize muri Bibiliya, none n'ibindi byose bakoze n'ingaruka byagize ku bantu b'icyo gihe, nuko babishe kugeza bigiye bizamuka kuri myaka 25 mu ivuka rya Kristo, kugeza amagingo aya abantu bakiri imbohe n'imbata z'amadini. Nkakubwira nti rero weho wamenye ukuri, wagize Imana, wagiriwe ubuntu, ukaza no ku ijambo ry'umwimerere, ujye uza ntucire ku mayange, nkwereke ukuri wahishwe utakumva ahandi hantu, kuko ubuntu Imana yaduhaye natwe tugomba kubagezaho, kugira ngo kwa kuri kubohore uboshywe n'ikinyoma. Ikinyoma cyaje muri uyu myaka 25 nyuma y'ivuka rya Kristo, kirongowe imbere na Constantine, na n'ubu ibyo binyoma bikaba biri mu bantu benshi, bakaba bisingiza banabirwanira, bakabirwanira ishyaka, bakabirwanira bagaramye, kugira ngo bikomeze biyobye muntu, kandi wenda batabizi. Wagira urukiko ukabwira uti muve mu kinyoma muze mu kuri, ahubwo bakagufata nk'umwanzi w'ijambo ry'Uwiteka, bakavuga bati urashaka kutubona ku ijambo kandi atari umugambi, ahubwo ufite umugambi wo kubera urumuri, nk'uko Imana ikubwira iti bera abantu banjye urumuri, maze baze banyambaze mu kuri no mu mwuka. Twebwe rero twabanye, nkambashimiye umunsi, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyot.